tariki 23 Kamena 1961 Ububiligi bwashyizeho itegeko ribi rifungura abantu 2,000 bakoze ubwicanyi hagati ya 59 na 61 rikavuga ko abazafungurwa ari abakoze ibyaha bikurikira bitatu byanditse gutya: kwica no gutwika abantu bagahira mu nzu, kwica umuntu buhoro buhoro cyangwa kumukomeretsa, gutegeka gusahura cyangwa kwica. Ironda bwoko ryakomereje mu ishyirwaho ry'ingabo z'igihugu bishingwa Colonel Van der Straten yemeranya na Colonel Logist uburyo bizagenda. Tariki 29 Nzeri 1960 inyandiko mvugo ikabivuga gutya: ingabo z'igihugu zizaba zigizwe n'abahutu gusa. Ntidushaka kwitwaza kutabogama cyangwa demokrasi ngo twinjizemo umututsi n'umwe. Abatutsi bazajya bashaka kwinjiramo tuzajya twemeza ko badashoboye. Nubwo iyi mikorere irimo akarengane, ntidushaka kuvanga ihene n'ishu ngo twinjize mu ngabo zacu abantu bazaduteza ibibazo. Iperereza ry'Ububiligi ryagize impungenge ku miterere y'izo ngabo rirabyandika ku itariki 30 Mata 1961 muri aya magambo: mu Rwanda itoranywa ry'ingabo z'igihugu rikurikiza kwinjizamo abahutu bonyine. Iyo zigiye mu kazi zishyira imbere kuba ari abahutu kurusha inshingano za kinyamwuga zagombye kuranga umusirikare n'umupolisi. Turasanga bidakwiye kubashinga akazi k'umutekano. Byagezaho General witwa Document wayoboraga urwego rw'abaofisiye b'Ububiligi abyandikira Minisitiri w'Ingabo tariki 27 Ugushyingo 1961 muri aya magambo ati: gutsimbarara kuri politike yo gushinga ingabo z'u Rwanda uburinzi n'umutekano imbere mu gihugu ni ugutera ikibazo cyuko nizikora ubwicanyi Loni ishobora kuzita genocide, tuzahura n'ingorane zo gushinjwa ubufatanyacyaha.